ese uri muntu ki? Uri uwuhe muntu muri abo bantu bane dufite hano? Dufite approachable person, stubborn person, humble person and humorous person. Reka duhere kuri approachable person. Approachable person ni umuntu byoroshye kuvugana nawe, ni umuntu byoroshye kuba wavugisha. Urugero, the manager is very approachable. Manager ni umuntu woroshye kuvugisha. So niyo mpamvu employees are not afraid to talk to her. Niyo mpamvu abakozi batagira ubwoba bwo kumuvugisha cyangwa se bwo kuvugana nawe. Umuntu uri approachable, umuntu byoroshye kuvugisha. So twagiye kuri stubborn one. Stubborn ni umuntu ufunga umutwe cyangwa se umufungamutwe. Urugero, he is stubborn, ni umufungamutwe. He never listens to advice. Ni umufungamutwe, ntajya yumva inama. Ntajya yumva inama agirwa, ni umufungamutwe. He is stubborn. Humble person. Humble person ni umuntu wicisha bugufi. Ni umuntu wicisha bugufi. Urugero, she is very talented. She is very talented. Ni umuhanga cyane. Umuntu uri talented ni umuntu w'umuhanga cyane. Umuntu uri very talented ni umuntu w'umuhanga cyane. She is very talented but still humble. Ni umuhanga cyane gusa yicisha bugufi. Humorous person. Humorous person ni umuntu usetsa. Ni umuntu ukunda gusetsa, like umuntu ukunda gutera inkuru agasetsa. So my uncle is a humorous person. Uncle wanjye ni umuntu usetsa cyangwa se uncle wanjye arasetsa. He always tells funny stories. Ahora avuga inkuru zishimishije cyangwa se inkuru zisekeje. My uncle is a humorous person. He always tells funny stories. Uncle wanjye ni umuntu usetsa, ahora avuga inkuru zishimishije. So ushobora kutubwira muri comment section, who are you? Ese uri approachable person, uri stubborn person, uri humble person cyangwa se uri humorous person? Nimba ufite izino character zose n'ubundi ubitubwire muri comment section. Gusa nimba ufite character imwe muri izi nayo uyandike muri comment section. Ikindi utagenda utadufollowinze kandi utibagirwe yuko turi kwigisha Icyongereza. Nimero zanjye ngizi hejuru, inyandikire tutangire kwigane Icyongereza. Thank you for watching.